Muraho neza mbanje kuba nabasuhuza mwebwe muba mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye, hirya rero iyi ni radiyo yanyu iba igomba kuba yabagezaho amakuru agiye atandukanye kandi twicukumbure kandi yizewe, ni nyuma y'aho rero uyu mugore akomeje kuba yatakamba kuri za social media zigiye zitandukanye, avuga ko umugabo we yamwirukanye. Ngo yamwirukanye rero bitewe n'uko rero yaje kuza kuba yacibwa n'inyuma n'uwiswe na mama we rero akagenda akamutesha umugabo we. Rero bivugwa ko uyu mugore rero yahise asohorwa rero mu rugo rwe rero mama we ahita yinjira. Bivuga ko rero ko ari we uri kurera ngo abana be rero kandi ari ibintu bibabaje cyane. Umugore akomeje kuba yagira ati rero ngiye mu gihe ntasubiye mu rugo rwanjye haraza intumbi se cyangwa bigenda ukundi kundi. Ese kubera iki yagambaniwe na mama we bikarinda aho amusohora umugabo we amusohora mu rugo akagenda. Kanda subscribe wibuke no kuba wakora ku nzogera rero mu gihe tugiye kubana muri iki kiganiro. Rero ngo uyu mugore rero ngo bivuga ko ngo ni nyuma y'aho ngo umugabo we ngo yamwirukanye mu rugo bitewe ngo nuko ngo iyo baryamanaga nta buryohe yajyaga yumva. Rero ngo ni nyuma y'aho mama we ngo yaje gusura umwana we rero ngo sinzi ukuntu ngo uyu mugore ageze gutya ngo aravuga ngo agiye kuri banki kuzana amafaranga mama we arahasigara. Mama we rero nawe ntiyoroshye cyane rero yahise yegera wa mugabo we bararyamana. Mu kuryamana rero byakomeje kugenda bifata intera noneho bigera naho noneho umugabo asigaye amubwira ati we ntabwo uryoshye ahubwo waryoshye mama wawe. Umugore byatangiye kumucanga rero bigeze aho ngaho nyina noneho yaje kuza gutura mu rugo rw'umwana we, bitangira noneho gukorwa noneho umwana we areba. Mu kubireba rero byakomeje kuba byamubabaza cyane, abwiza ukuri umugabo we, amaze kumubwiza ukuri umugabo we ahita amusohora. Mu kumusohora mu nzu rero yasigaranye na mama we, ubu ngubu niwe uri kumubera umugore we. Umugore nawe arimo kwangara. Ese utegereje igice cya kabiri cy'uko byagenze se cyangwa azasubira mu rugo rwe?